Mwiriwe neza ukomeje gukurikira televiziyo y'u Rwanda. Nge ndi Robert Cyubahiro Makena. Ubu twaba turi ku nteko ishinga amategeko ahari igicumbi cyangwa se hari mize, aho twibukira irangira ry'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Aha duteraniye rero akaba ari urubyiruko rutandukanye, harimo abanyamakuru, harimo ndetse n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Akaba ari ikiganiro tugiye gukorera hano kiduhuza n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni ikiganiro uzakurikira n'ubundi kuri Instagram ya RBA ndetse kandi na Instagram y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana ushaka guca kuri Instagram y'umukuru w'igihugu Paul Kagame ukahita ukanda follow, hanyuma ukabasha gukurikira iki kiganiro ndetse ukabanda gikurikira ku mbuga nkoranyambaga zindi za RBA, harimo nka Facebook ya Radio Rwanda, Twitter ya RBA ndetse na RBA kuri Instagram, aho hose basha kudukurikira. Abari hakurya y'amazi ubwo ndavuga bari ibwota masimbi nka diaspora birumvikana, harimo bari Edmonton Alberta, abari Copenhagen Denmark, abari Iboni muheruka kugira Rwanda Day aho ngaho mu Budage, abari New York, mwese mushobora kudukurikira muciye kuri www.rba.rwa/TV. Ikiganiro kuntu kiza gukorwa ni ukuvuga ngo urubyiruko ruraza kubaza ibibazo bitandukanye umukuru w'igihugu, hanyuma umukuru w'igihugu nawe araza kugenda asubiza ikibazo kimwe ku kindi. Ariko ntago ari urubyiruko turi kumwe hano rwonyine ruza kubaza ibibazo, ahubwo ndetse n'urundi rubyiruko ruri ku mbuga nkoranyambaga yaba nka Twitter, Facebook ndetse na Instagram, baraza kubaza ibibazo bitandukanye bakoresheje hashtag ya Ask President Kagame, hanyuma ibibazo bitandukanye bakaza kugenda babisubizwa uko amasaha aza kugenda yicuma. Ni ikiganiro udakwiye gucikwa habe na gatoya. Ndetse ubu tuvugana umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga. Ubu tuvugana ukaba nawe babasha gukurikira iki kiganiro. Icyo mbwira ni kimwe nuko ukeneye nawe gukurikira iki kiganiro ntabwo biza kugora, ushobora gukurikira uciye kuri Radio Rwanda ndetse na televiziyo birumvikana, ariko nanone ntabwo ukwiye kuba wacika udaciye no ku mbuga nkoranyambaga birumvikana, harimo nka RBA. Ikindi nakubwira nuko ubu tuvugana nanone kugira ngo basha kugira ikibazo ubaza ntuze kujya ku ruhande, ukoreshe Ask the President, hanyuma ubashe gukurikira ikiganiro. Ubu tuvugana rero umukuru w'igihugu hasigaye iminota mike cyane akaza kuba ageze ku rubuga rwiwe rwa Instagram, aho uza nawe kubasha kumukurikira. Imyaka 26 irashize urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye, ndetse imyaka 26 irashize jenoside ishyizweho akadomo, irarangizwa burundu, ndetse ikaba byarakozwe n'ingabo za RPA. Ndetse nyuma y'imyaka 26 Paul Kagame umukuru w'igihugu ayoboye urugamba, yakomeje no muri kuyobora urugamba rwo guteza imbere iki gihugu mu nzego zose, kandi yaba urwego rw'ubuzima, urwego rw'ibikorwa remezo, urwego rw'ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Kari impamvu twifuje kugirana ikiganiro nawe kugira ngo atubwire ese nk'umukuru w'igihugu wayoboye uru rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse akaba nakomeje no kuyobora urugamba rwo kubaka iki gihugu bundi bushyashya, kubaka umunyarwanda uhamye koko byagenze bite, urugendo rwa rumeze rute, ntuze gucika. Ubu tuvugana umukuru w'igihugu akaba amaze kugera kuri Instagram yiwe. Ukubona ushaka kuyikurikira uciye kuri Instagram yawe, urandika muri search wandikemo Paul Kagame, hanyuma ukande follow, hanyuma ubashe gukurikira ikiganiro. Kankibutse ko ndukurikiye kuri televiziyo Rwanda. Perezida Paul Kagame akaba amaze kugera kuri Instagram. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Robert Cyubahiro Makena, abandi umunyamakuru wa RBA, akaba ari nanjye ugiye kuyobora ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika kigiye kwibanda ku rugendo rwo kwibohora, yaba mbere gatoya ya jenoside ndetse n'urugendo rwo guhagarika jenoside, ndetse n'urugendo rwo kubaka igihugu ubundi bushyashya mu nzego zose. Your Excellency, urubyiruko turi kumwe hano harimo urubyiruko rw'abanyamakuru ndetse harimo n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga. Ntakaba mbone nk'umwanya wo kugushimira ko uyu munsi wifatanyije natwe duciye kuri Instagram. Ukunze guhura n'urubyiruko yabo urubyiruko rwa RPF, yaba urubyiruko rw'abikorera ku giti cyabo. Ngira ngo abantu barabizi, youth meet the president, young professionals meet the president. Ariko noneho uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika wifuje kuganira natwe ariko uciye ku mbuga nkoranyambaga. Reka tugushimire. Ariko mbere ko dutangira ikiganiro, aho ndi bugende mpereza microphone cyangwa se
buri muntu aza kugenda baza ikibazo ndetse ukamusubiza. Nagira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika utubwire ijambo tugeneye uyu munsi mbere ko dutangira ikiganiro. Your Excellency, ijambo ni ryawe. mwakoze kuntumira kugira ngo tugirane iki kiganiro, kandi nagira ngo mbabwire ko ntabwo ari igihe watinze, njye nahagereye igihe rwose hatinze ikoranabuhanga n'abarikoresha, ntabwo ari jyewe. Ariko nishimiye kubona uyu mwanya kuganira namwe. Twatangira rero ikiganiro, nta mpamvu yo kongera gutinda. Umukuru w'igihugu bivuze nta mpamvu yo gutinda. Reka dutangire ibibazo tugiye kuganira n'umukuru w'igihugu. Uburyo wiza gukorwamo, urajya uzamura akaboko kawe, hanyuma baguhereze indangururamajwi, hanyuma ubaze ikibazo wifuza kubaza umukuru w'igihugu. Ariko mwibutsa yuko urajya wivuga amazina ndetse n'icyo ukora, hanyuma ubaze umukuru w'igihugu. Ariko wiye ukora uko ushoboye kose, ikibazo cyawe kibe kigufi. Abakoresha imbuga za Twitter murabizi, ni amagambo 280. Abaye neza gukoresha ku munwa wawe kugira ngo dukore ko udashoboye umwanya wo mutoya. Wifuza kubaza ikibazo, ngira ngo yazamura akaboko, ngira ngo badufasha. Okay, ngira ngo Basile bawuhereze microphone. Ni ukwirinda coronavirus, gukaraba intoki kugira ngo mbere yo gufata microphone utaza kugira uyihereza hariho kiriya cyorezo cya COVID-19. Basile, ujye kubaza ikibazo, urahaguruka wivuga amazina ndetse n'icyo ukora. Arakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Basile Uwimana, nsanzwe n'umunyamakuru muri RBA. Ikibazo cyanjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kiragira kiti: muri kano karere u Rwanda ruherereyemo ni akarere gakunze kugaragaramo ibibazo byinshi, ariko se muri minsi nibaza icyo u Rwanda ruteganya mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ariko gahahirana n'ibihugu duturanye, bino bihugu byose duturanye. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuza kumenya updates cyangwa se amakuru mashya ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi bufite ubuyobozi bushya, ndetse muri rusange n'imibanire y'ibihugu hano mu karere. Ikindi wenda kijyanye no kwibohora, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umunsi wo kwibohora mwanditse kuri Twitter yanyu ko murimo mufatanya n'abandi bantu bo muri RPF kugira ngo mugire icyo mwandika cyangwa se mugire ubutumwa mutanga muri runo rugendo rwo kwibohora. Amatsiko dufite ni igitabo kirimo kirandikwa cyangwa se kizatangira kwandikwa vuba, kizajya hagaragara ryari? Murakoze cyane, Your Excellency. Okay, murakoze. Ikibazo mpereye ku cya mbere, bijyanye n'iki cyorezo. Iki cyorezo inkomoko yacyo uko cyabaye buri wese arabizi, nta gusubira inyuma ngo tujye kuvuga ko cyabayeho cyangwa aho cyaturutse cyangwa iki. Ni ugushaka uko tuhangana nacyo. Mu guhangana nacyo rero, ntawe uvuga ko afite ibisubizo byose. Nta gihugu na kimwe, nta muyobozi n'umwe ku isi hose wavuga ko bafite ibisubizo. Icyangombwa rero cya mbere, tuyoborwa na sayansi, tukatubwira uko giteye, ko abantu bakifatamo kukirinda no kwirinda ingaruka zindi zacyo igihe abo cyagezeho nyine. Hakavamo ko tugomba gufatanya rero, ko aricyo cyangombwa. Abantu mu gihugu cyangwa hagati mu bihugu bitandukanye hakabaho kuzuzanya kugira ngo bashake uburyo kitahungabanya abantu ngo kibagirire nabi. Niko twabyifashemo rero nk'u Rwanda. Icya mbere twahereye ku banyarwanda ubwacu twese kugira ngo twumve amateka yacyo uko giteye, ingaruka zacyo. Hanyuma byari bizwi, byaje kumenyekana ko abantu bakora kugira ngo bakirinde. Aba ari byo natwe dukurikiza amabwiriza ababizobereyemo mu bushakashatsi
w'ibijyanye n'ubuzima cyangwa na sayansi zindi zishyira kuri icyo ngicyo. Dukurikiza rero uwo murongo, nabyo ubwabyo bifite izindi ngaruka, aho twagiye tubuza abantu kugera aho bajya bakaguma mu mago yabo. Ubwo birumvikana ko abantu baba batagishoboye gukora imirimo ubundi ibatunze basanzwe bikorera, n'ibindi, gutaramukanya, gukurikiza isuku, gukaraba buri kanya, kutegerana. Lisiti ni ndende, urutonde ni rurerure, ariko ubwo byose twagombye kubikurikiranya. Kandi nk'u Rwanda twageze kuri byinshi kubera iyo disipurine nyine yagaragaye, abantu babyitabiriye, ndetse no kumenya abo iriya virusi yagezeho, abo yanduje cyangwa bayanduye, kumenya ko bakurikirana bakavurwa, bagahabwa ibishobora guhabwa abo iyo virusi yagezeho. Ndetse abantu benshi bagiye bakira, hari abanduye bagakira, ndetse abakize baruta ubu ngubu abo dufite bakiyanduye, nubwo abayandura umubare ukomeza, ariko ukomeza ku buryo tubikurikirana neza ntihagire uwo bihutaza. Ndumva rero twarakoze ibishoboka byose, ariko byatewe n'uko abanyarwanda ubwabo n'abayobozi ku nzego zitandukanye, abakora iby'ubuzima bose, buri wese yakoze icyo ashoboye, akurikiza amabwiriza, akurikiza ibigomba gukurikizwa. Tukaba duteye neza mu buryo bwo gutera imbere kuyirwanya no guhangana n'icyo cyorezo. Icya kabiri wabajije cy'igihugu duturanye, mu baturanyi b'u Burundi hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje, bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye. Ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga, bivuga ko abantu ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana, bagahahirana, ibindi kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora. Ubwo iyo politiki niba ariho baganisha, twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza, kuko ariko bikwiriye kuba bimeze. Ibindi rero bijyanye no kwibohora, tumaze inshuro imyaka hafi imyaka 26 turi muri iyo nzira. Hari andi mateka yabanje. Ntabwo u Rwanda rufite igice kimwe cy'umwihariko, ariko ikindi ni nk'ibindi bihugu muri Afurika cyangwa se no hanze ya Afurika. Ibihugu byose byagiye bifite inzira binyuramo bitewe n'amateka cyangwa se n'ibindi. Ku buryo bw'umwihariko kuri twebwe, u Rwanda rwagize amateka yarwo. U Rwanda rwabayeho imyaka myinshi cyane, irenze amagana, ku buryo kugeza ubu ni byinshi igihugu cyanyuzemo. Mu myaka rero
26 cyangwa 30, ndetse na mbere yaho uhereye uvuze iby'ubukoroni ukavuga nyuma y'ubukoroni ku bwigenge ukaza kugera no kwibohora nabyo byabaye kuba ubundi bwigenge binabera no mu kwezi kumwe itariki ya mbere twizihiza ubwigenge bwo kuva mu bukoroni, itariki enye tukizihiza kwibohora bijyanye nanone no ku amateka ya nyuma y'ubukoroni ataduhiriye ngo abe meza nk'uko abantu babyifuza. Ariko imyaka 26 ishize dushubiza amaso inyuma, n'urundi rugendo narwo rufite ibintu byinshi tugomba guhangana nabyo, ndetse hakagarukamo n'amateka y'ubukoroni. Icyo wavuze rero cy'uburyo bw'umwihariko kwandika aya mateka, nibyo navuga ko byatangiye kwandika ibitabo cyangwa iki, ubundi ntabwo ari umwuga wanjye, ntabwo bizobereyemo, hari ababishoboye, ariko ntibyambuza kugerageza, kuko ibijya mu bitabo nyine nibyo mfite kurusha kumenya kwandika ibitabo. Ubwo rero tuzakorana n'ababizi n'ababizobereyemo badufashe gushyira hamwe amateka, ibitekerezo bituruka muri ayo mateka, ibikorwa byakozwe muri iyo nzira. Navuga ko ubundi bisa n'ibyatangiye, ni igitabo navuga ko kigeze hagati, biratwara umwanya muremure kurusha uwo byari bikwiye kuba bitwaye, kubera ko ntabwo ariko kazi dukora gusa, hari n'ibindi bigomba gukorwa, kandi ibyo bindi nabyo bishaka umwanya utari muto. Ariko navuga ko igitekerezo n'ubushake birahari, kandi hari n'abandi bashobora gufasha kugira ngo ibyo byose bishyirwe hamwe. Kwandika amateka nk'aya, ntabwo nshaka kwandika gusa uko jyewe nyumva cyangwa uko nyazi cyangwa uko nayabonye. Nifuza ko byashingira ku bandi nabo twagendanye muri urwo rugendo, nabo bakagira ndetse ibyo bibutsa cyangwa ibyo batangaho umusanzu, ntibibe ko ari jyewe gusa uzaba nandika icyo gitabo. Arakoze cyane umukuru w'igihugu, ngira ngo mwumvise byinshi asobanuye, yaba ku gitabo Bazili yabambajije uburyo kizandikamo. Hari akantu avuze keza, aravuga ngo azi byinshi ku byajya mu gitabo, ku byajya muri icyo gitabo aziho byinshi kurusha igitabo ubwacyo. Ngira ngo undi ushinzwe kubaza ikibazo, ndabona Sandrine Sheja yabangutse ndetse ahita anahagarara. Ari nako ko mubibona kuri televiziyo uburyo akaraba intoki akoresheje hand sanitizer kugira ngo afate microphone ivuye mu ntoki z'undi muntu. Nyawe nawe ariko ntabwo muzajya mubigenza aho muri igihe ufashe isafuriya ugiye kuyihereza madamu, kuko ntabwo abaza aho wiriwe, ugiye uhita ukaraba intoki kugira ngo madamu wawe nyabuntu ubamwanuza. Sandrine Sheja, umwanya ni wawe. Muraho neza. Muraho neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere na mbere ndabashimira cyane kubw'uyu mwanya. Nitwa Sandrine Sheja Butera, ndi umunyamakuru kuri radio yitwa Kiss FM, nkora ikiganiro cya mu gitondo. Icyambere nifuzaga kubabwira nuko tubashimira kubw'urugamba rwo kwibohora, ariko nanone iyo tubitekereje twumva biturenze. Mwari urubyiruko, mwanganaga nk'uko tungana, cyangwa hari nabo turuta ubu ngubu ko tungana. Ese niki mwigomwe gisumba ibindi? Sindi kuvuga ingabo muri rusange, ndavuga mwebwe by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo murebye inzozi mwari mufite mu bwana bwanyu mu kuzamuka, niki mwigomwe kuruta ibindi, gisumba ibindi, mu kugira ngo mubohore igihugu mukigezaho kigeze kuri ubu? Ese iyo murebye urubyiruko kuri ubu ngubu, niki mubona bakwigomwa, cyangwa mwabagira inama yo kwigomwa kugira ngo u Rwanda tugire ahandi turugeza?
uretse n'ibyo tugarutse kuri urwo rugamba rwo kwibohora ese hari igihe cyageraga mukumva mucitse intege mukumva imbaraga z'umutima zirarangiye niki cyabateraga ishyaka ryo gukomeza ese kuri ubu ngubu mu mirimo yanyu nka Perezida wa Repubulika imbaraga zijya zicika mujya mwumva mwabivamo nk'uko bamwe babyita niki kibatera imbaraga hanyuma ariko se ubundi bimera gute kuba perezida bimera bite kuba perezida ikindi nifuzaga kumenya ese mu bihe muri public mu bantu muri ku karubanda mu bantu ni bihe bibashimisha cyane ariko nanone hari igihe mutaba muri public muri mu rugo iwanyu se cyangwa ahandi ni bihe bibanezeza kurushaho iyo muri aho twe tutareba murakoze cyane. Ibyo ni ibibazo birebire byinshi binakomeye ndaza kugerageza kureba uko nabigusubiza mu magambo make. Kuba abantu ari bato wenda ibyo twe twanyuzemo turi bato sibyo abandi bato b'iki gihe banyuramo kuko abato b'iki gihe bafite igihugu bafite abenshi ntabwo bitwa impunzi cyangwa ntabwo icyo kibazo cy'ubuhunzi ubundi cyari gikwiye kuba cyararangiye keretse rimwe na rimwe hari abahitamo gukomeza ari impunzi kubera ko bavuga ko hari ibyo baba batemeranya nabyo cyangwa badakunda cyangwa badashaka icyo ni ikindi kibazo ntabwo twe mu gihe cyacu kuba impunzi byaturutse guhitamo kujya kubayo kubera ko hari ibyo utemeranya nabyo ahubwo byabaye ngombwa ko abantu baba impunzi babigizwe ku ngufu urumva rero ko bitandukanye ubu ngubu abantu benshi reka noneho nkoreshe wenda gusa kuvuga ko ibihugu n'ibihe iki gihe bitandukanye igihugu cy'u Rwanda ubu n'icyo gihe cyashize n'icyo gihe cyashize n'iki gihe biratandukanye byose ku buryo icyo gihe cyacu turi bato twe twari bamwe abenshi nako bari impunzi abandi batari impunzi hanze bari impunzi mu gihugu bivuze ko hari n'abakibagamo ari abanyarwanda bitwa ko ari abanyarwanda ariko badafite uburenganzira nk'abanyarwanda nabo bakabaho nk'impunzi bari impunzi rero mu gihugu n'impunzi hanze ibyo rero kuvuga ngo nigomwe iki ntabwo numva nabisobanura neza abantu bose bagiye ku rugamba cyangwa bagize uruhare muri uku kwibohora icyo bigomwe ni uko hari byinshi bindi bashobora kuba bari gukora mu buzima bwabo bashyira ahandi hatari aho bagombaga kujya aho bagiye icyo gihe ni ku rugamba aho batanga ubuzima bwabo batanga icyo bafite cyose kugira ngo bashobore kurwana urwo rugamba nyine nk'uko kwibohora byasabaga uwagize uruhare rero wese nanjye ndimo muri abo ngabo icyo twigomwe ni ukwigomwa kuvuga ngo byewe uko ngana ntya mfite ubushobozi bumeze butya ndifuza iki ngiye kukiba twari dufite icyo gihe yahisemo ikintu cyo kuvuga ngo ibyo bindi byose ntashobora kuba mbishyize iruhande reka nkore kimwe gishobora kumpa uburenganzira bwanjye gishobora kunsubiza igihugu cyanjye hariho rero abantu bareba gusa batareba ahandi icyo nuva ko cyaba gisobanuye ibyo abantu bigomwe muri ibyo byose ibindi ikibazo cyawe cyari kigari cyane cyari kikubiyemo ibintu byinshi ariko
iyo wahisemo rero inzira nk'iyo ngiyo nanone ntabwo uyijyamo ngo nanone ukora ibyo ushaka byose, ujyamo ugakora ibijyanye na ya nzira wafashe, inzira yo kwibohora cyangwa gufatanya n'abandi bose kugira ngo igihugu abantu bashobore kukibohora, kibe igihugu cy'abanyarwanda bose, kibe igihugu twabanamo twese, uko twaba duteye, uko twaba dusa, uko twaba dutandukanye, ariko tukita icyacu twese tugihuriyemo. Bishaka rero umurongo nanone ugomba gukurikiza, umurongo wa politiki, umurongo w'imyifatire muri iyo politiki, n'ibikorwa bigomba kugaragaza ibyo wahisemo, ku buryo n'abandi banyarwanda baba bo muri kumwe muri iyo nzira mwafashe yo guhangana n'ibibazo, mukajya no ku rugamba kunabiharanira, babone ko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'imyifatire bijyanye n'iyo nzira, kuko iyo nzira ifite imyifatire. Ntabwo wajya mu nzira nk'iyo ngiyo ngo nurangiza abantu basigare bavuga batari we ni muntu ki, akora ni ibiki, ko bitatwubaka, ko bitadufasha, bityo. Hanyuma ibindi byo kuba perezida njya mbivuga kenshi, sinzi niba abantu babikurikira, ntabwo nigeze icya mbere byose bitangira ya nzira navugaga, ntabwo nigeze njya muri iyi nzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira. Ntabwo ari byo, ntabwo byigize biba rwose. Ndetse no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato, ntabwo ari ikintu nigeze mvuga ngo ngiye kugira ngo nshobore kuba perezida. Nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye, twari ku rugamba n'abandi benshi, nari mfite umwanya wanjye, ntangiramo umusanzu nk'umuntu. Ibyo byose bigenda biba uko igihe kigenda gihita, ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite. Ntabwo ari uko nta hantu ubisaba, ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi, nazobereye muri ibi, nanditse aha ngaha ibaruwa ngo bampe akazi. Nta kazi nasabye yewe, ko kuba perezida. Ntabwo rero uko byaba kose rero, iyo wabibaye nanone uko waba warabaye perezida kose, iyo umaze kuba perezida nanone birajya muri ya nzira ndende twavugaga y'ibitekerezo n'ibikorwa n'imyifatire bijyana ganisha muri ya nzira yo kwibohora ya politiki n'ibindi. Wabaye perezida muri ubwo buryo, ubwo hari icyo bigusaba ku buryo bw'imyifatire. Abo uyobora bagomba kukubonamo, niba ari uwarenganijwe akaba yabonamo ko yarenganurwa cyangwa atarengana uhari. Niba ari igihugu muri rusange, uko abanyarwanda ari umutekano, ari imibereho, uko bakwiye kubaho, ari ibijyanye n'ubukungu, ari iterambere. Ibi byose akenshi bigaruka ku muntu witwa umuyobozi muri uyu mwanya ari we perezida. Bivuga ngo ndetse n'uwabuze waburaye akabaza ati ariko perezida yari ari hehe, kuki naburaye?
iyo ni inshingano ya perezida. Ugomba kumenya ko ukora ibishoboka byose kugira ngo ho kugira uburara cyangwa kugira uhutara, nubwo biba ariko biba hari iyo nshingano wumva ufite ugomba kubahiriza, ugomba guhora uharanira kugira ngo muri rusange ushyize hamwe haboneke inzira ko igaragara ko abantu bagenda bava mu bukene, abantu bagenda barushaho kuba neza, abantu bagenda batera imbere mu mutekano, abantu batoya bakura nabo bafata inshingano yabo, ariko na bya bindi bibageraho. Ndetse muri abo batoya hakazavamo nyine n'abandi bayobozi. Ntabwo abayobozi bivuze kuba perezida. Abantu benshi ku nzego zitandukanye, iyo uri umuyobozi ufite iyo nshingano, bihera kuri perezida bikamanuka bikagera kuri urwo rwego, bikagera ku muntu ubwe ku giti cye, umusanzu ashobora gutanga kugira ngo ibi byose biboneke. Abatoya rero ubu ngubu ni byiza ko babyumva ko buri wese nawe afite uruhare, ndetse nawe ashobora kuba perezida igihe kindi. Nuko kuba perezida bitaba buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri cyangwa buri kwezi, ubundi byari kugera ku bantu benshi, ariko imiterere yabyo ntabwo ari twe twatumye bitera gutyo, niko bimeze. Ariko bakumva ko niyo ataba perezida ashobora kuba ikindi kintu, ariko niba ubaye minisitiri, niba ubaye guverineri, niba ubaye meya, niba ubaye umwarimu mu ishuri, niba ubaye umukuru w'ivuriro, niba aho waba uri umupolisi uyobora abapolisi, uri umusirikare uyobora abasirikare, aho hose haba hari inshingano igera kuri urwo rwego, ifite icyo isaba uwo muntu. Ibyo abantu basabwa, uburemere bwabyo bugenda butandukana. Ibisabwa kuri perezida birumvikana ko ari byo biremereye cyane, ariko kumanuka n'ibindi biraremereye, ariko wenda bigenda bitandukanye buryo. Ariko byose bishoboka ari uko izo nzego zuzuzanya, abantu bose buri wese akora aganisha muri ya nzira ikwiriye kuba iganwamo. Ibibazo byinshi wambajije ni ibyo navuga mu bisubizo byabyo. Arakoze cyane umukuru w'igihugu, ati ibibazo byose wambajije ko ari byinshi nibashije kubisubiza. Mbiyose yuko nyabuna no kugerageza gukora uko ushoboye kose kugira ngo ubaze ikibazo kigufi kandi kiri straight to the point. Nyabwo ndabibukije yuko kuri Twitter dukoresha amagambo 280, mwiranda amagambo muvuga aba ari amagambo make cyane, atari amagambo menshi cyane. Arakana umukuru w'igihugu akomoje avuga ati ntabwo nagiye kubohora igihugu cyangwa se kurugamba rwo kubohora igihugu nifuza kuba perezida. Binyibutsa yuko urugamba rwatangiye yibere no ku ishuri, aza kuza kujoininga urugamba nyuma, ndetse aza no kururangiza. Reka tumushimire cyane. Undi ikeneye kugira ikibazo abaza, ariko abantu mu ngundi sindi kubabona neza. Ingundi ziri ahangaha. Okay, baguhereza microphone. Ngira ngo yakwegera hafi aho tumubona. How is here? Okay. Thank you very much, Mr. President. My name is Lonzen Ruggiera. I'm a researcher and publisher of Pan-African Review. At the recent executive committee meeting of the RPF, you talked about how you'll be handling issues of corruption and accountability, and how you talked about it has been interpreted differently by different commentators. And I think that I'm trying to ask whether you should give us some clarification on what you really meant on how you will be handling matters of accountability going forward. Also, you talked about how you invited young people to the convention and that you wanted them to see the problems that are around and how they may deal with them when their time comes to lead. And the question here is that you have set certain Rwandans, especially young people, have gotten accustomed to a certain standard from their president. And there is an anxiety that when you are no longer president,
this standard may not be there, and that Rwandans will have a difficult time to accept anybody who will not live up to the standards that you have set. And one of the solutions to address this problem is that there was a petition in the Constitution for you to revise the Constitution in 2015, and that's how you are able to continue as president. So what solution is there when that does not involve you being president? What solution is there for young people to have a president who meets the standards that you have set, but in that solution, you are not there as the president? Thank you. All right. So for the corruption part or issues of governance, I talked about last time at the RPF gathering. The intention was, first of all, it's not the first of its kind. We have had these many discussions before. And along the path of liberation which we talked about, we have always tried to identify ourselves with good governance. And one of the central things we talked about was to fight corruption or bad governance as we go forward in this liberation journey. It's in the history of RPF. It's not a new creation. It's not something I invented yesterday. It's an RPF belief and principle. But many times we have also seen that much as we have made these claims rightly, that we should behave in this manner and we should do things like this, there is always falling short by a number of people amongst ourselves within the cadreship of RPF or outside or anywhere else, because fighting corruption is not something you expect to do perfectly or to achieve to the extent that at a certain point you have no corruption 100% and everything is okay. It doesn't happen like that. That is the reality. Much as, therefore, we are very idealistic in many cases, in equal measure, we are also very realistic. We understand this world, we understand society, we understand our obligations, in my view, in my point of view. So the purpose, therefore, I don't know why people would have gotten all kinds of messages or interpretations of what I was talking about, because I talked about issues of mismanagement, issues of embezzlement, issues of different kinds of bad behavior in our leadership, in the leadership at different levels of government, of RPF, and so on. And even singled out specific cases and individuals, and these would not have been the only ones, people could single out. There are probably many more others, but you address things as, time is available and opportunity. You may use one example, punish one example to try and, give a warning to others and seek to have realignment of thinking and action of different people along the way. So that's what happened. Really, it wasn't meant for a particular individual, even for that person who was singled out that day or another. It was not so much about them. It was about
reminding everyone of the responsibility we have to make sure that our country lives by the principles we have really all agreed for many years past, and what the liberation in that sense means to us or may mean to others. So it was that opportunity, that moment, I thought I need to put things clear. Some of the things I had noticed at different times had been getting out of the way, and we are on a collision course with what we've set out to do for our country and with our people, and which also has a huge cost to many things in terms of development. As you saw, even the Auditor General and other leaders were elaborating on things that we lost, that we should not have lost, and I was making the interpretation of what that means. So much lost means many other things lost, including lives. If you don't have medicines in hospitals that would have treated people because somebody stole the money that was supposed to buy medicines, or if people steal money that was supposed to buy fertilizer or different things that would have improved agriculture, so that people we can be food secure and so on. It means you are depriving Rwandans of this opportunity, and therefore you are really taking away, it's like you are taking their lives so simply like that as to be wasted. So that was the purpose. And again, even in trying to correct these things, I pointed out how, in many cases, the institutions responsible to ensure that there is this rule of law, good governance, also sometimes fall short by getting involved in some of these malpractices. I even talked about the judiciary and others. I gave examples. And so I thought I did not have any better way of expressing all this to the people than what I did. So I don't see why people would have got confused. Now, are we still together? Okay. So for the young people and then my own self, my role here and there, well, I don't see it as my fault to be trying to do what I can do. But I'm a human being with certain limitations in my capacity, certainly including that I can't create people. I can only try to influence people. I can talk to young people. I can try to inspire them. I can tell them my experience and share them with everything that I can share with them. But I have no solution of instructing anyone to do what they should be doing, or I cannot say, no, you do this and you succeed, you do this, you fail. I do not have such powers, and I don't think anyone has. But what we do is to try and just be ourselves and
do things and try to match what we do with what we generally discuss and find as the right thing to do. And sometimes we point to the progress that has been made because of doing things in a certain way. But as you also started saying, you are in the same room, you're having the same conversation, the interpretation is going to be different with the different people. So maybe even seizing this opportunity so that we make progress to the point that when I'm no longer there, which is a certainty, by the way, that at one point I will not be there. We can either count months or years or something, but it will be one time that I'm not there and there is somebody else. And even that one who comes after me, there is a time they won't be there, and so on and so forth. That's something that is beyond our control or our power. Being there is always going to be temporary, but how long is what we can maybe talk about, but it's only that long that you can be there. So for the young people, when we are trying to invest as a country in our young people, for their education, for their health, for making sure that they feel secure and comfortable and happy in their own country, I think with this, it's never going to be a wasted moment. It's always going to produce these same people who can come after me or after anybody else when we have served our time, and do their own part, do better, do things differently, but that's how society continues. We can always believe that the investments we have made is not a waste of time. But again, we can't also assume that just because we said so, or because we invested, and because we have always discussed these things, that things are going to automatically be what we want them to be. So it's always a different kind of struggle that every society, every country, every people, wherever you go in the world, we'll always go through these things, and we're not going to be different. So if things go wrong, I think people will be able to tell a difference, that it is the wrong on the hands of somebody else, not on my wrongs. That count me responsible for what I do wrong when I'm still there. But when I'm not there, I think somebody else will be responsible. It's not for me to really. But things will always go wrong with me, with somebody else, and. But we just have to make an effort that there are more things that are right and they give people hope and there's progress made than those things that are wrong, that work against societal norms or the wishes of the people. So it's always going to be this kind of struggle. Thank you very much, Your Excellency. I just learned something. You're not going to be here forever. At some point, you'll also go. But what you need to do is just make sure you bring an impact in your society, and as young leaders, as a young person, to bring an impact in our communities and in Rwanda in general. A quick reminder is that you can always ask your question in English if you want, and people online can also ask their questions in English using hashtag Ask President Paul Kagame. We're going to take a short break, and then we'll be right back. Thank you very much.